Muraho neza inshuti bakunzi ba Fab TV, nk'uko tubagezaho amakuru agiye atandukanye, aha ni mu karere ka Muhanga cyangwa se amakuru agiye kubagezaho mu karere ka Muhanga, ni umuhango wo guherekeza umudaso Donateri cyangwa se uhagarariye abadaso mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rugendabari witabye Imana. Uko mubireba rero tugiye kubagezaho umuhango wose uko ugiye kugenda. Yari umudaso uhagarariye abandi mu murenge wa Rugendabari, ni umudaso rero nk'uko muraza kubyiyumvira w'indashyikirwa cyangwa se wari ukunzwe cyane kubera imico ye myiza, uburyo ki yakundaga umurimo yitwaraga, nk'uko muraza kubyiyumvira abayobozi be cyangwa se abayoboraga ku rwego rw'akarere cyangwa se inshuti ze n'umuryango. Aha rero mu gitambo cya misa, aho bamusomeye igitambo cya misa muri Nyarubuga mu karere ka Kamonyi muri paruwasi ya Gitare. Nk'uko mubireba igitambo cya misa kiri kuba aka mwanya mukurikira murebe urambuye. Inshuti bakunda rero nk'uko mubireba, ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, kuko ukurikije uyu mukozi w'urwego rwa daso mu karere ka Muhanga yari umukozi w'indashyikirwa ku buryo budasanzwe, ku buryo ari umuntu witangiraga inshingano ze muri sosiyete yari abayemo, mu muryango we, mu baturage, uburyo ki ari umuntu bafataga nk'icyitegererezo, ari umuntu wari ufite ubunyangamugayo budasanzwe. Inshuti bakunzi ba Fab TV rero, twifuje kuba twabanyurizaho cyangwa se twabereka uyu muhango wo guherekeza umudaso Maniraguha Vincent. Twifuje kuba twawubereka. Muraza gukurikira rero, aha ni mu gitambo cya misa, aho padiri muri paruwasi ya Gitare ari gusoma misa, buryo ki ari kwihanganisha umuryango cyangwa se ababwira ko aheza ari mu ijuru, ko Maniraguha yagiye mu ijuru. Inshuti bakunzi bacu rero, uyu mukozi w'urwego rwa daso yari umukozi ufite umugore n'abana babiri, nk'uko muraza kubyumva ku buhamya bw'umuryango we cyangwa se abagize umuryango we baraza kuba babigaho, baraza kubikurikira. Umukozi urwego rwa daso ufite abana babiri n'umugore, akaba yakoreraga rero mu karere ka Muhanga. Murakomeza kureba uyu muhango uburyo uri kugenda. Aha ni mu kiliziya. Ni umuhango rero witabiriwe n'urwego yakoragamo, urwego rwa daso, aho abadaso bakorera mu karere ka Muhanga bamuherekeje, ubona rwose bafite agahinda, bababaye cyane kubera ko babuze umuntu w'ingenzi. Ni umuntu wabagiraga inama, ni umuntu wigiraga umurimo, ndetse yari indorerwamo yabo, ku buryo ki ababwiraho gukora no gukunda umurimo.
Mudaso rero nk'uko mubibona yavutse mu 1988, akaba yitabye Imana yitabye Imana ku itariki cumi n'eshatu mu ijoro rishyira kuri 14, akaba yarapfuye azize urupfu rutunguranye, buryo butunguranye, akaba rero Imana yaramukunze iramutwara iramwijyanira. Ngaheza rero ni mu ijuru aho twese tuzigira, buri muntu wese aba afite cyangwa se yarandikiwe. Nk'uko mubireba rero, nyuma y'uyu muhango wo gusomera misa uyu mukozi w'urwego rwa daso, nyuma hakurikiraho umuhango wo guherekeza umurambo bawujyana mu irimbi riri hafi aho ya Gitare, ni hafi y'ino paruwasi ya Gitare. Bakunzi bacu rero nk'uko twabibemereye, turabagezaho uyu muhango wose uko uragenda ukurikirana. Rero nshuti bakunzi ba Fab TV, rero iyo umuntu yapfuye nka gutya cyangwa se yitabye Imana, ni ibintu biba bigomba guha isomo buri muntu uwo ari wese ukiri muri ubu buzima, kuko nta ikintu cyose wageraho cyangwa se ibya mirenge wagira, ni uko ugomba kwibuka ko aha ku isi atariho iwacu, iwacu utajya ari mwiza. Rero uyu akaba ari umwe mu bagize umuryango wa Maniraguha Vincent, aho ari kugenda avuga muri make uburyo Vincent yari umuntu. Mukurikire rero mwumve kimwe, agiye no guha ijambo abantu bagiye batandukanye, baraza kuba bavuga batanga ubuhamya bwa Vincent uburyo yitwaraga. Uko rero mubyumvishije cyangwa se mubireba, uyu ni mushiki wa Maniraguha Vincent, aho agiye gutanga ubuhamya uburyo ki uyu muvandimwe we Vincent yari cyangwa se yarabayeho. Ni mukurikire mwumve uburyo ki tugezaho imibereho cyangwa se uyu muntu cyangwa umudaso witabye Imana, aho ni mukurikire.
Have you ever dreamed of owning a business? Nk'uko rero mwari mubibonye, uyu yari mushiki wa Maniraguha Vincent Dasso, korodinateri wa Rugendabari mu karere ka Muhanga, wari umaze gutanga ubuhamya bwe. Rero bari gutumira umwe mu bakora cyangwa se babanye na Vincent, ugiye gutanga ubuhamya bwiwe uburyo ki Vincent yari ameze. Inshuti rero bakunzi ba Fabo TV, nk'uko twabibabwiraga, iwacu ni mu ijuru aho twese tuzigira. Wagira ibya mirenge ariko ujye wibuka ko kubaho muri iyi si ugomba kugira uko witwara, ku buryo ki ugomba kumenya ko ugomba kugira uruhare mu kubana neza n'abantu. Mu gihe waba ufite, ukibuka ko mugenzi wawe cyangwa se umuturanyi adafite ukamufasha, kuko ibi ngibi byose turuhira ni ubusa, turapfa tukabisiga. Ariko aho tujya ni heza, ni mu ijuru, aho hajya abarikoreye, abiyejeje, abitunganyije cyangwa se abatunganye. Uko mubireba rero, uyu akaba ari wakoranye na Vincent, Maniraguha Vincent akaba ari uwabanye nawe mu buzima bwe bugiye butandukanye, aho biganye banakorana akazi muri Nyarubaka, ku kigo cya Nyarubaka, babana i Muhanga n'ahandi hagiye hatandukanye. Mukurikire muze kumva uko bigiye byifashe.
Want to develop your career quickly? Nk'uko rero mumaze kubyumva, uyu yari uwakoranye cyangwa se wagiye ubana na Dasso Maniraguha Vincent ahantu hagiye hatandukanye, aho yabanje gukora mu kigo cy'amashuri na nyuma baza kubana mu bundi buzima bugiye butandukanye. Nuko mubyumvishe rero yari ari kubabwira uburyo ki yagiye agira, kuko mu rero uyu ni uhagarariye Dasso mu karere ka Muhanga, aho agiye kuvuga muri make uburyo Dasso yitwaraga cyangwa se umukozi w'uru rwego yitwaraga nk'uko rero ari kubigarukaho, ari kutubwira ko yari umukozi usanzwe witanga, ukunda umurimo, ujya inama kandi ukunda kugisha inama mu byo atabashe kumva. Ko mubyumva rero kuvuga ko ari yakundaga umurimo kandi agakunda kubana n'abantu bagiye batandukanye. Uko mubyumva rero Afande Ozana cyangwa se Afande muri Ozana ukuriye Dasso mu karere ka Muhanga, ari kugenda abwira cyangwa se mu makeya uburyo ki Dasso Vincent yitwaraga mu kazi, uburyo ki ari kuvuga abantu bose bakagombye kumwibukiraho, banafata urugero rwiza rwo gukunda umurimo
kandi no kubana neza n'abantu. Uyu rero akaba ari umukozi uhagarariye daso mu karere ka Muhanga, uri kuvuga muri makeya uburyo ki bimeze, ko turakomeza kujya tubiba.